duhagurukanye twese amava muhira nishima ndebye amava muhira amava muhira amava muhira. ndaza n'abaye abantu baceho do jewe nanabaciyeho yema inde uri kumwari kwemeza agasiri kubimbaza ashinzwe iki ariko afite imana araza mfite ndi mu bajaji ngajya kujaji ndabona ishati yashyize mu mugongo nicyo bari mujaji yajaji urayiciye tugende amanota wowe barayakwambuye uzi nimba uri na promo uzi ibintu uzahitamo ntabwo bibaho kazi iwa namwe mugiye mu marushanwa namwe mugiye mu marushanwa mwatsinzwe ahubwo mwiye ukuntu mbabonye mwatsinzwe ahubwo mwishaka ko mutambwira ngo mugiye mu marushanwa mwatsinzwe n'uyu twigendere mwana twigendere se mwaje twigere cyangwa kabiri usiyashoye cyo sibyo ngenda shoboye wewe bashoboye urya kabiri wowe urangiye ninjye muntu ubizi ibintu we watsinzwe dore rwose nabikubwiye barafatura mwese ntabwo mutsinze wowe uzabipfa ngo ukine madowo we watsinze mari gusubira ninjye watsinze nagutsinda we bakomeza wirata umuntu wahera ko cyose bari butsinde ntabwo nagiye yabibonye watsinze ndabona yishyize imbere nk'ukuguru kwa mari mbona ahirarega muzabemera n'indora zirarega abajani abigize cyane ntabwo umujaji muri kumwe njyewe mucyara ntabwo baraza kandi uri umujaji ubu ufitiye impano nuje none abantu badafite impano mwaje mu marushanwa ni bajaji mumeze mute mwiriwe mute mumeze mute mwiriwe mute ntabwo uri bose yabaye areka ngasurize wandayize igishomari n'igikomeye okay ahangaha mugiye kugaragaza impano zanyu zigiye zitandukanye inde ubuse ntuwe imbere impano impano itari yo kwambara ntabwo wowe buri wese agiye kugaragaza impano yiwe yifitemo tugire uwo duha amanota tugire n'uwo tubwira azajye kwisubiraho yongera kuri bundi bushyashya yego rati shaka gusubira nk'umukinnyi adakeneye gusubira yakabanza akitekerezaho inde wowe ya kabisa nanjye naje ndimubwira inde wowe inde twa kugira iminota dutangire ya ubu tugiye gutangira buri umwe azajya aza atwereka impano ye afite uwo duhahoya ahita aboneza umuryango uwo duhahoya ahita ataha uwo duha yego arakomeza ariko atubwire utagiye kuresa ahubwo twaje gusenga rero nkura kuntu yifasha afite impano yiwe aha ntabwo ari mu rusengero ariko baje kugaragaza impano zabo tujye kureba impano zabo rero nkura afite impano
urakomeza nicyo nari ndimo mbabwira nawe aratubwira akamaro icyo bizamugirira cyangwa inyungu azakuramo ariko abakobwa bashobora kuba umusazi wenda kwigaragaza hakiri kare yakaga impano y'umusazi turaza kureba impano tubwire dutange asa wagenze gati genda gati ndahagaze ahubwo ndashaka mwegera abantu ku murongo wese ni impano wowe urazi inyuma ntabwo watangira ku musabu reka njye kuvuga genda hari wabyibagiwe umusazi uwambara ari hehe atambuke karibu twereka impano yawe amazina bakwita guki amazina yanjye nitwa wigira iminota vuga uri seriye amazina yanjye nitwa Anje ugiye kutwereka amazina yanjye nitwa Anje nurutse hano haruguru hatagira izina reka kuvuga wiryagagura vuga ucunguze ubutumire nurutse hano haruguru muri karitsiye ngendaga ariko kutwereke iyihe mpano we Anje yo kubyina okay tangira tugende iminota 5 yonyine yageze kuri stage aho utabitunganya tangira acunguza uburyo umwete turashaka kuva mu nzira tukihuta amasaha yawe ntabwo ari seriye yako kwitunganya kandi ageze stage kare oya nta kibazo mureke nawe akomeze ahubwo azamure wese uri kubona gute sawo Ose araza kubyina nk'ari guserebera amasaka baza mu bushinwa bagira igitaramo bagasirimba natwereke impano y'ibintu yibereyemo natwereke impano cyangwa soke stage y'amanuka y'abana katuma amahirwe yanyu gerageza ako gikora ikintu uri seriye nk'impano yawe uri kutwereka iyi niyo mpano yanjye none kuri kwiga byangwa ndareba no zamurana first stage y'abana yakomeza genda ujye kwitekerezaho nta kibazo ibihe byiza guhabwe wundi yazo Mute yate kuri stage yenda wongera impano yawe uratekereza uyikuze haza undi ducunguza uburyo mwita Nasavuga ko muri wivuye hano ariko ukuretse nk'ejo uburyo ukabyina hariya wasobanura nta kibazo wasana ari kubanguka umuraperi ariko uko mbibona ntabwo mbizi reka dushyira amaso kuri kamera turebe nta kibazo natwe icyo cyatuzanye no kuri tele amazina yawe aho uturuka impano yawe mumeze mute meze neza amazina yanjye nitwa Joy nkaba naturutse ruguru y'i Musanze nizere ko muhazi Joy ko ufite impano yo kuje kutwereka hano kuri stage mbonje kubereka impano yo kubyina uriya mini yase Joy uri tayari ndi tayari uri tayari cyane wanyweye amata arabyiteguye Okay, nta kibazo. uri kumubona wowe zatwereka impano yawe zamuragira vuba inota 5 mbona Joy uri kumubona gute mwana arimo aragerageza yarabizi reba undi wa mbere uzi wagiye mwiza ashobora tugize nibyo tugenda menye ko dukorana ariko menya ko yungirije uranyugirije ariko oya mu amanota ye yakoreye ntabwo inota rimwe gusa oya nawe mukakazi muri kubibona ushaka no kumera joro rwose yarugirije ntabwo ari cyo ngo muraperi kubona none se mu amanota ye ntabwo ari impano zamura amanota mani mumuhere oya done mu ntabwo ubu ngomeza kuntegeka oya ntabwo usa nubwo yavuga muri gukora icyodo n'ibindi by'uko ari mwiza oya n'ibindi by'uko ari mwiza genda wongere ubwiza bwawe ibitekerezo uzagaruze kugira neza mbona ni muri meditwari noya genda iryo rimwe ryo nari guhaye iryo rimwe ryo nari guhaye ko uri mwiza rwose nagenda kugezaho ariko wowe ariko nawe babwira n'abari gukora ariko nawe reka tuyishyire mu kuzibyo
ko kurya imboga ari uriya wa mbere waje stage muri ikibanga arateye ubwoba arateye se niwe uzamuye ariko wateye rimwe n'iryo cy'umuhanda ni rimwe ry'uko ari rimwe bwiza ubonye gute ni bwo turimo urabona twatangiye yagenda turaturombirwa kikarutwe na cyacu karisobagura undi nabantu kuri nabantu mwese no kujya iminota hoya wese uri nyuma haza undi ase gura muntu none aratwekeye Imana ubu wajya ngo naje kujaji abasazi ahubwo uriya mujamura wamubonye ariko ntabwo azamazi aba uriya oya reka tu oya reka twari byatuzanye amazina yawe aho uturuka impano yawe jyewe ni minota kayitanga ariko iminota ntarenze 2 ukuntu ameze nuko asa iminota irangana gira vuba twereke impano yawe kandi ugeze vuba iminota 2 yonyine ase wampaye itanu itanu se ikintu ibiri rero ndavuga ukuntu asa ukuntu atameze oya ni ibiri aracukuza uburyo umwete nawe satani gira vuba gira Gerrit ngenda shona fu amazina ni Mugandeka Boss Kaisa naje gutwara inyo kano gakombe n'ututurushanwa n'utwanje Kabose ufitiye impano turukagana henshi ya nuko nabiberetse mwashonye na nonse niyo gushona nta cyana hano gihari yose ndabizi ni mubazi byashona ariko n'abashiri nta kimashini Kabose ushobora ibiki ya ngenda umurapa kabisa urapira iki arapaka you got it kwereka impano yawe ujya ko muturege rekeraho muha amanota ubona mukwiye ngiye ntacyo narenza nimba yanamutse ibyo biramuriye zamure ahangaha rwatse kwa zamura ahangaha muhata wabitekerejeho njye nabitekerejeho nimba yanamutse ariko gusa yagiye yadutukaga ibyo ntacyo bindeba yamuhereza kapfa kuyamuha kamuhata arayakwiye ko nubwo adutuze ariko ntitupfe kuyamuha oya ntabwo ntacyo si no gupfa oya yamuhe nabonye agira n'ibintu bya jorogo reka tumuha atatu dore n'atatu rwose urayakwiye ntiyakire akina amanota yawe n'amasiteke kabisa thank you bro my brother my sisters nari nzi ko rwose ndi gutwara ubuzeo none atatu bro uriya muri buri kwishima urareba ari bwayakuremo undi ntababuke nzenge oya uwo mukobwa gabanya akavuyo ariko usubira kwivasa imisatsi n'imisi ariko karakeye bro tugeze ku by'abakobwa ngaho amazina yawe naho uturuka impano ufite kandi ni iminota 3 yo ni iminota 3 ni iminota 3 ntabwo wabonye umwana se twahaye rimwe ni iminota 3 oya ariko muhamahirwe nawe ni iminota 3 ntabwo oya nawe 3 ni mikeya oya nabyanze rero n'imandege ariko se wajya woroshya ibibazo ariko dukora akazi kamwe kandi kinakungirije ni iminota 3 Mugira inama nimba unyungirije urangirije yakutuka bane bagutuka oya izi mpano kasi nibadutukanye ngaho nagira ita ese ubundi yagututse mugi navuze mu kirimi ntazi ukamuhatana nyine ntabwo wize gira natangije iminota 5 niyo tumuhaye
gira vuba impano yawe yaguturuka amazina yawe yanjye yitwa Mimi. Mimi ufitiye impano waturutse mu kahe karere? Mfite impano yo kumodaringa naturutse ku Gisenyi. Mimi Rubavu hameze gute? Ufitiye impano zo kutwereka umwana wo ku mazi? Bereka impano yo kumodaringa. Okay, tangira stage ni yawe. ariko reka maze mubwiye ariko iki se wowe ibyo ku mazi ntukabizanemo mureke yerekane ku Gisenyi ku Gisenyi ni ku Gisenyi urabazi ntabwo ari wa Musenyi bavana mu mazi bagashyira hariya ibyo biramureba tangaza zamuka tugende ndigucerere nagiye kubakoma ahubwo ukubare mu mudaringa aho se wagereka kugira ngo useka Gisenyi twe kuma ni mu mazi nyine abantu basohokera bajya weekend tutazasohoka nawe yewe ubibara usanga kwa muhanda yewe uko mbibona yewe ntabwo mubereye ibyo mbonye byose ntabanyashoferi warete neza njye narebye neza reka tuganira ko tumuha tuganire kuri anga sano tugudu gucibwi ntabwo bese kuyimureka ariko ureka uri kumva twamuhangana akwihangana nk'umwana wo ku Gisenyi ni no Gisenyi baratwika ariko ni no yamudarinze nabi ari kubyina muri kubyinira inzoga ubu wakujya nawe wabikorera ntabwo nko mu nzoga yatuniye nta kibazo nagenda bari mu bane ndamugurira icupa rimwe Kenari bari komeza kugura byeri nyumwe. Ntabwo cupa ryari bitekerezeho. ko muri aba Gisenyi baratwika bro reka nawe mubwiye abakobwa nk'abari sinzi ikintu cyubakurire ntabwo ntabwo uri kushaka yose twaje muri imyaka vena afite ariko icyacu cyaje ubwo nicyo gukubita yes iki ni cyambere icyo muhaye no ayi ntabwo ni uko yabyinaga nabi nk'uko amasaka abasaba bizi undi naze uri kurya umwana undi nabanguke bamuka na egera inyuma ariko bro wasanga ari planatike imyenda ari kuzamura amapantaro nimba yagendeye mu kigare agapantaro muri za zindi zawe ntayo muhaye cyayimu yari kuza amazina yawe wowe amazina yawe egera inyuma ariko egera inyuma aho ugiye kureza site hano hagati aho ngaho Amai uramenye yakana byose birakora abana bazima egera inyuma uhagarare neza bifasha muje gusenga ariko musenga amazina yawe niyo turi kukubaza amazina yawe aho uturuka n'impano yawe nikambwire nuzo we Nitwa Madongi. ngenda kwa satani uri kwishima Yarameshe. yashyize yiko amazina yawe rero Madongo uturuka mu rugo mu rugo amagana mu rugo hari n'ibishimbo akarere uvukamo niko kugenda kukubaza ikirere akarere kahe uvukamo iki akarere uvukamo mama wawe se niko karere uvukamo yarambyaye minota wifuza impano yawe yo gutereta impano yo gutereta haje gutereta nde uratereta wowe urisa uramutereta uratereta umujari uratereta umujari uratereta jari uyu ninde umujari ni Emeline amai uramenye yakana namuzaniye n'ibindi cyangwa se niko gutereta magana niko gutereta niko gutereta cyangwa Magana ane n'ayiki? impano yawe Magana ane n'ayiki? nta yawe akira n'ibindi Fata ibiti byawe bivane bireba vanaho akira by'ibi oya fata ibintu byawe uribuza rwose niyo mpano wazanye madongo twereke impano yawe twereke impano yo kubyina gira turebe gute kandi yatubwiye ko ariyo mpano afite gira turebe here uzi guseka uzi guseka ngaho duseka
genda kubwira satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho wowe wenda kwanu hoya naho dusetse iki dusetse kandi nasetse dusetse uyu usetse n'umuntu emeri inde emeri uyu itwe Merine yesu we kari mubi urabona ari mubi uburinde ngiye ni umujaji ijaji ni ukwiye kuguha amanota yuko watsinze inde wowe iki wowe uri jaji ijaji ntabwo ndi jage yo mu rugo Imarira iminota rikagaragaza impano ye. impano yanjye Batubwiye ko uzi gutereta turebe. inde Wowe. uya mama yarambujije None se watubwiye ko ariyo mpano? iki Uje gutwereka iyo mpano? inde Wowe. gute Ufite iyo mpano? Ufite iyo mpano? inde Wowe. ndabifite watubwiye ko uzi kubyina ngaho twereka impano yawe yo kubyina inde wowe zikubyina byina rero twereka impano yawe impano yawe yo kubyina bari twereka kubyina watubwiye ko uzi kubyina ngenzi kubyina byina rero Tangira umwanya n'uwawe. inde Wowe. iki Tangira umwanya n'uwawe. umwanya n'uwawe kubyina indirimbo iri Ni ibiki biri kukurya? inde Wowe. zikubyina Wowe byina. ariko aramubizi No kuwe. Asi no kusunda. yarabizi Ana kuba nuko yesu bikora. reka Nanyashi. oya Sefo tete nara. gute Hari waru. Hoya, genda magara hari. oya ni hari Genda hari. zikubyina Sefo kuri kwarenga. ndi kuguha kinyu oya Agati? ndi kuguha kinyu Bagatanga. byina neza uko nguko Hoya nifite rya rimwe tu. n'ibyawe niryiwe kujya urikoresha muha amanota amadongo yagize neza yanadusekeje Tumuhangahe suko. uramuha rwose amanota meza amushimishije akwiriye yatubwiye ko gatorere kiwabo avukamo genda kubwira satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho ajyane ayo mufite Kanyakuru. muha amanota ashimishije Bose siko munsi. abantu bose ariko yaradusekeje dore rwose yamuhe nta kibazo Nanamukunze ariko yamuhe nta kibazo azaguhumanya azaguhumanya nta kibazo nta kibazo muhe mpamvu rero watsinze kurusha abandi tuguhaye yego umuntu agaragaza aturuma